Umva inkuru nziza yongeye itashye mu Rwanda rwacu rwa Gasabo, inkuru y'uko ikipe y'igihugu Amavubi ibonye umutoza mushyashya. Ntabwo ari mushyashya kuba mushyashya, ahubwo ni mushyashya kuba ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nta mutoza yari afite, niyo mpamvu tuvuga ko ari mushyashya. Ariko uyu ni umutoza wanyuze mu ikipe y'igihugu Amavubi, bamwita Stephen Constantine. Ni umutoza watoje u Rwanda mu myaka yatambutse ndetse agerageza no gukora ibintu byiza cyane. Intsinzi ziraboneka, abanyarwanda barishima hafi yo kujya mu gikombe cy'Afurika, ahubwo babuzwa n'izindi mpamvu zitandukanye zo hanze zidafite aho zihuriye n'ikibuga mo imbere, kuko bari bamaze gutsinda ikipe y'igihugu ya Congo Brazzaville bitegura kuba bajya mu gikombe cy'Afurika, maze Congo Brazzaville irega Amavubi ko bakinishije umukinnyi ufite double nationalité cyangwa se double identity, maze u Rwanda ruhanwa gutyo rukurwa mu irushanwa rutewe forfait, ubundi Congo Brazzaville irakomeza. Uyu Stephen Constantine ni umutoza mwiza cyane, kuko ni umutoza wabashije gukora ibintu bitangaje ndetse bikomeye cyane, nta wundi muntu wari warigeze yabikora. Ntabwo twabiherukaga kera, kubera ko yatsinze za Libya, atsinda izo za Congo Brazzaville ndetse n'andi makipe agiye akomakomeye, kuko yari afite squad ikomeye icyo gihe, kandi yari afite squad ihambaye ku buryo yabashaga kuba yababyaza umusaruro uko bikwiye. Yaje kuva mu ikipe y'igihugu Amavubi, agenda twavuga ko bisa nkaho yivumbuye, bitewe n'uko ngo hari diro runaka, nibivuga hari diro runaka zavugwaga ko yari yarifuje kujyana na Ferwafa, ariko akabona bitari gukunda, bitari kwemera ko byakorwa, cyane cyane ngo izo kujya yambika Amavubi akababera nk'umukomisiyoneri, maze akabazanira kampani ishobora kwambika Amavubi, ariko birangira bidakunze. Si ibyo gusa, kuko binavuga ko yaba yararakajwe no kuba harabayeho amakosa mu gutanga ubwenegihugu ndetse bikozwe n'u Rwanda, maze bikarangira ari nabo bigizemo ingaruka, kuko yumvaga ko agiye gukora amateka muri Afurika, akaba yajyana ikipe y'igihugu bwa mbere mu mikino y'igikombe cy'Afurika, ariko bikarangira byanze kubw'impamvu zitamuturutseho. Akavuga ko ari ibintu bishobora kuba byaramubabaje ndetse bikamutera agahinda gakomeye cyane, bikavuga ko yahise yivumbura akajya kwitoreza indi ekipe nationale, ndumva ari iy'Ubuhinde, I think ko yaba ariyo yahise ajya gutoza. Ndetse uyu mutoza akaba yaragiye akora ibintu bikomeye cyane, yubaka umupira mu Rwanda, ndetse ni umutoza wakundwaga n'abantu benshi n'abanyarwanda benshi, bitewe n'uko iyo utanga intsinzi mu Rwanda turagukunda ndetse turagushyigikira cyane cyane, ko ubu duha ibyishimo, kuko ibyishimo birahenda cyane. Twakwibaza tuti agiye gukora iki cyangwa agiye gukosora iki muri ekipe nationale cyangwa se mu ikipe y'igihugu yacu y'u Rwanda Amavubi. Byagoranye mu by'ukuri kubona intsinzi cyangwa se kongera kwinjira mu gikombe cy'Afurika duherukamo 2004, byagoranye kuba twakongera kugisubiramo cyangwa twongere kuba twagira icyo dukora ngo tugere mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'Afurika. Ese yaba agiye gukora ibyananiye abandi benshi cyane batambutse hano mu Rwanda? Ni ibyo gutega amaso no kwibaza nimba bishoboka koko, ariko nta kidashoboka mu gihe cyose bashyize hamwe na staff ndetse n'abakinnyi n'ubuyobozi. Uko byamera kose bigomba kugerwaho. Komeza ubane natwe, udushyigikire kuri iyi channel yacu, tuzamukane, ndetse ukomeze ukore subscribe, tujye tubana mu gihe cyose tuguhaye amakuru agezweho, yaba muri siporo ndetse no hanze ya siporo muri rusange, kuko byose turi hano kugira ngo tubibahereze kandi ku gihe. N'andi makuru menshi agiye atandukanye, gusa ntaragenda naguha update z'uko ikipe ya Rayon Sport inganyije n'ikipe ya Police FC ubusa ku busa. Ni umukino wajemo gukanirana cyane, ndetse amakipe yose ubona ashaka gufungana ntayishaka kurekura kugira ngo zibashe kuba hanahana umupira ndetse bibashe kuba byabyara ibitego, ndetse bikarangira ikipe zombi zinganyije. Bivuga ko match retour azaba ari match ikomeye. Umunsi ni nkaho nta match yabaye, ahubwo match yitezwe muri match retour. Ni match yabonetsemo ikarita y'umutuku, ni match yabonetsemo imvune nyinshi kuri Rayon Sport nka Taichi ndetse na Emery. Ni match nyine ubona ko babayemo gukanirana, amakipe agacungira kuri counter attack kugira ngo barebe ko bagera imbere y'izamu
ariko bikarangira byanze. Ni nyuma y'uko ejo n'ubundi Gasogi United yari yandagaje APR itsinda igitego kimwe, n'ubundi birakomeje kandi turakomeza kubagezaho updates zigiye zitandukanye. Inshuti bakunzi b'iyicano yanyu.